Muraho neza turabasujeho muri mu mpande zose zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero ni kuri Mubwire TV mwakwibaza ngo niki tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari ingenzi ubu rero tugiye muri surprise tugiyemo umva iragoye ntago byoroshye ariko Imana irabana natwe abantu twatinze kubabona naho tugiye kubabonera bafite gahunda ngo bari kwiruka mubane natwe muri ukuntu bigenda no umuntu tugiye gutungura uyu munsi ni isabukuru ya mariage amaze imyaka 3 yubatse urugo umuvandimwe we rero yifuje kumubwira ngo akomeze yubake neza kandi Kristo abinkingi y'urugo rwe ikindi aramukunda nta jambo ryasobanura wari tugiye kumutaramira tugiye kumubwira ko bamukunda mubane natwe muri ukuntu biri bugende turabakunda. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding. Happy wedding. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding. Happy wedding. Happy wedding anniversary. Hello, Winnie wacu dukunda byimazeyo kuri isaha n'uyu munota dufite ijambo dushaka kukwibwirira warakoze cyane kubw'uruhare rukomeye wagize mu byishimo byacu warakoze cyane reka tubabambere tukubwire tuti Happy New Year and Merry Christmas. Thank you. Winnie uraho ubeze neza turagukunda uyu ni umunsi wawe ndamurakoze cyane somwana sikamujije neza Suriya nawe bahise bya muri ngwino wiyicarire bihorere Winnie turagusuhuje ushaka kuba utatuzi twitwa Mubwire TV nta kindi dukora twe tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari ingenzi tubwira abantu ko ari umugisha rero abantu baragukunda umuvandimwe wawe aragukunda cyane 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 yatubwiye ngo nta jambo ryasobanura uriwe yashatse nimero zacu araduhamagara aratubwira ngo uyu munsi ni umunsi wa Winnie ni umunsi yagize isabukuru ya mariage umaze imyaka 3 wubatse urugo yatubwira ngo arifuza ko ukomeza kubaka kandi Kristo agakomeza kuba urufatiro rw'urugo rwawe ego uzubake ukomeze unezerwe ukomeze ubyare uhirwe yatubwiye ngo uri umugisha uri umuntu w'ingenzi mu buzima nta jambo ryasobanura uriwe ikindi kandi si kuri we gusa ntabwo ari ku muvandimwe wawe gusa si uko ari n'amarene gusa ahubwo no ku muryango yatubwiye ngo n'umuryango uragukunda cyane umuryango uzirikana ibikorwa byawe umuryango uzirikana ineza yawe ubwitange bwawe uri indashyikirwa uri urukundo batubwiye rero ngo uyu mugoroba tuze dutaramire Winnie tumubwire ko ari umuntu udasanzwe mu buzima bwabo tumubwire ko ari umugisha tumubwire ko ari urukundo Winnie baragukunda abavandimwe bawe baragukunda kandi iyo witanga iyo ushyashyana ku bwabo kubw'umuryango ishyaka ry'umuryango barabibona batubwiye ngo nta jambo ryasobanura uriwe barifuza ko Kristo aguhaza uburame ugakomeza kubaho wishimye ugakomeza kubaho unezerewe ugakomeza kubaho uri isoko y'umugisha uri umugisha kandi umuntu wese uzifuriza Winnie umugisha azabona umugisha kuko Winnie ni umugisha uri urukundo batubwiye rero ngo tuze tugutaramire mu ndirimbo banatubwiye ukunda batubwiye ngo tuze twubwire ngo uyu munsi ni wawe muririmbire yantumye ngo nkubwire ko agukunda ego Winnie we bantumye ngo nkubwire ko bagukunda naka karirimbo ndirimba nakawe mu bibi no mu byiza bazagukunda ngo bagufite
umemeroza umutima uryame wiyorose nurote neza umutima nutuze nukorora kunzwe uryame wiyorose nurote neza umutima nutuze nukorora kunzwe. Winnie, Thank you. urakunzwe umuryango wawe uragukunda umuvandimwe wawe aragukunda ni ukuri ntabwo twari tuziranye ariko yarampamagaye arambwira ati mbona ibintu ukorera abandi mbona ukuntu ari byiza mbona ukuntu ubwira abantu ko bakunda mbona ukuntu mugenda mugataramira abandi ndashaka ko muzataramira umuvandimwe wanjye ati mfite umuvandimwe ukuyeho no kuba umuvandimwe ni inshuti yanjye ndamukunda cyane nawe arankunda ntuhwema kumwereka ko umukunda rero yavuze ngo nta jambo na rimwe ryasobanura uwo uriwe yatubwiye ngo tuze tukubwire ko agukunda ntabwo twazanye keke gusa ikeke niyo kukwifuriza yatubwiye ngo arashaka kuba uwa mbere ukwifuriza umwaka mushya muhire niwe wa mbere ufunguye ngo akwifurize umwaka mushya muhire kandi umwaka wa 2025 uzaba umwaka udasanzwe uzaba umwaka wo kugirirwa neza n'Imana uzaba umwaka wo kwakira uzaba umwaka w'umwuzuro uzaba umwaka w'amashimwe uzaririmbe zaburi zawe waguke ukomeze ugirirwe neza n'Imana wabonye neza y'Imana mu buzima bwawe n'ubu uracyayibona umunsi ku munsi ubona imirimo y'Imana ariko arifuza ko 2025 kuva ku munsi wa mbere kuva mu kwa mbere kugera December hose uzabona neza y'Imana yatubwiye ati rero ndashaka gufungura nka wa mbere ubwira umuvandimwe wanjye ngo umwaka mushya muhire Noheli nziza Kristo azavukire mu bye byose Kristo azongere avukane ibindi bishyashya mu buzima bwe ntago ari uko ashidikanya ko hari bitarakoretse arabizi ko ari byo Kristo yakoze ahubwo arifuza ko urushaho kubona indi mirimo y'Imana iruta iyo wabonye kandi si we wenyine yambwiye ngo n'umuryango uragukunda umuryango wawe uragukunda cyane ababyeyi baragukunda Winnie uri shema ry'ababyeyi kandi uri ingenzi ujye wicara wumve ngo urakunzwe wumve ngo umuryango wawe uri fieri yawe umuryango wawe utewe ishema nawe umuvandimwe wanjye ndamukunda akabinsubiriramo ati ndamukunda ati n'umwana mwiza ati sinzi ukuntu nabivuga ati uzagenda umundebere ati ntago nzaba mpari ati subu nzabigenza gute yemeye aritanga urabizi nawe ko atagakwiye kuba ari hano biriya byose yabikoze kugira ngo umunsi wawe ataramane nawe nukuri uri umuntu udasanzwe uri umuntu w'agaciro kandi si mu maso y'abantu gusa si mu maso y'abavandimwe bawe no mu maso y'Imana uri umuntu udasanzwe uri umuntu w'ingenzi uri umuntu Kristo yirata rero yatubwiye ngo iyi ni impano yawe iyi ni impano yawe uru ni urwibutso yaguhaye ujye urureba buri munsi buri gitondo wumve ngo urakunzwe wumve ngo hari umuntu ugutekereza wumve ngo Marene arakuzirikana uri umukobwa mwiza wabaye umukobwa w'umugisha baragukunda twaje rero kubikubwira ni ukuri wumve ukunzwe wumve ko wifurizwa ibyiza kandi ukomeze wubake neza Kristo nk'uko wamugize uwa mbere akomeza abo uwa mbere akomeza aganze muri byose birushaho kugenda neza bakuririmbira utundi turirimbo natwe turagukunda akwitaho mu bihe byose niwe nshuti yawe n'umuryango wawe ntibagutererana bantumye ngo bakubwire ngo uri umumaro kuri bo umunsi ku wundi wowe uzajya ubibona Jesus, he loved you too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, he loves you too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Yeah, Jesus loves you too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh, too much, oh. Ijuru ryabyemeye ngo wishime uyu munsi
uyu munsi ni uwawe irabakwitaho ngo mwandike. iyi ni umunsi Kristo yakuremeye ngo unezererwemo. Winnie, none se urumva umeze ute? Uriyumva ute ku munsi wawe, ku munsi w'urwibutso nk'uyu, umunsi wa mariage yawe? Ni ukuri ni umugisha kuba umaze iyi myaka 3 Kristo akaba yaranaguhaye abana, ni umugisha ukomeye. Kandi Kristo akomeza kubakire, komeze wishime, ibyishimo bikomeze byiyongere. None se uriyumva ute nyuma yo gutungurwa abavandimwe wawe bagutunguye? Uriyumva ute? Ndanezerewe cyane nyine, ntago nabikekaga. I was not expecting this, ariko nyine it was God's wish kugira ngo bihure n'umunsi mukuru wanjye. Nari ndimo feta, nari nakiriye n'andi gift menshi, flowers from friends, ariko this is a special wishing. Nkoze ku mutima cyane, njyanye deep cyane. I'm so touched nyine. At least nanjye ndabibona ko nkunzwe nk'ukuntu mwabimbwiye. Shimira na mukuru wanjye yanekerejeho nyine. Nje numva nta kintu nakoze cyatuma nkorera ibintu nk'ibi, ariko ubwo wenda afite impamvu. And I'm always there for her. Sinareka kumukunda ko ni umuvukanyi wanjye. Nanjye ndamukunda cyane cyane. Winnie arakoze. Ibi bintu biba ari byiza, ibi bintu biba biryoshye. Twe twahisemo Winnie, umugambi wacu no guha abantu indabo, tukazibaha bakibasha kuzifata, natwe tukibasha kuzitanga. Abantu benshi bakunda kubwira abantu ibyiza byabo, bakababwira ko babakunda basinziriye ku munsi wabo wa nyuma. Gasanga barabyiganira mikro, bamwe barakaye ko bagiye batavuze, kandi baragize amahirwe yo kubana n'umuntu ntibamubwire ko bamukunda. Nicyo rero twebwe twaziye, twaravuze ngo tubwire abantu ibyiza byabo. Nimba ari impano tuzibahe bakibasha kuzifata. Indabo kugira ngo tuzazimuhe turira ngo twamukundaga, ngo yari umuntu udasanzwe, ngo Winnie ngo yitaga ku muryango, ngo yagiraga ishyaka ry'umuryango, ngo yaturwaniye ishyaka. Abavandimwe bose barabizi ko uri umuntu udasanzwe, uri umuntu w'ingenzi, ukunda umuryango wawe. Winnie ni umugisha. Ni ukuri hari abantu bavukana ariko bakamera nk'abantu batanaziranye kubera umugambi mubi wa Satani. Rero iyo Kristo yubatse urufatiro, abantu bagahura, abantu bagahuza, bagakundana, ni umugisha. Nanjye numvishe ukuntu umuvandimwe wawe kumbwira, ibi bintu ni byiza, ibi bintu biraryoshye. Umuvandimwe akunda undi gutya, ni umugisha. Rero twavuze ngo nawe yarabitekereje, abona ibintu dukora, avuga ngo nanjye umuvandimwe wanjye ndashaka kuzaba uwa mbere ubimukorera. Winnie ni umuntu udasanzwe. Ngiye yarakumbwiye, yakumbwiye ibigwi, abamukumbwira akagera akanambwira ati Winnie ngiye mbona mumeze kimwe, Sylvie Winnie muzakundana. Winnie uri umuntu udasanzwe, uri umuntu w'umugisha, uri umugisha pe. Rero nibi yaradutumye aratubwira ngo tukubwire ngo nukuri kuri twakuririmbiye, ngo yatubwiye ngo tukubwire ko agukunda. Yaratubwiye ngo iriya ndirimbo izabe ya mbere, ngo tukubwire ko agukunda, ngo tukuzanire keke abo wa mbere, ukwifuriza umwaka mushya muhire, ndetse anakwereke ko intambwe yawe kubaka urugo ari hafi yawe, ndetse agufasha ukuboko nawe igihe cyose kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza, ubuzima burusheho kuryoha. Turagukunda rero, wishime iteka, ukomeze unezerwe, ukomeze wishime. Ni ukuri umwuzuro wose Kristo yakuremeye uwubemo. Turagukunda. Hanyuma rero n'abandi turabakunda, murabona ukuntu ari byiza, murabona ukuntu Winnie yishimye. Mukomeze mudutume, tubwire abantu ko tubakunda, tubwire abantu ko ari ingenzi, tubwire abantu ko tubashimira. Nta handi ni kuri Mubwire TV, mukore subscribe, like, share na comment, ndetse mudutume abantu barusheho kwishima. Nze nanjye sinarimbazi, ntago wari utuzi, uretse kubona nyine nk'udu short videos tw'abantu n'iki, ukabona ibintu ni byiza. Yango natangiye kubikunda following some certain guy in Kenya, ujye ubikora na gahunda akunda kugendana speaker n'iki kakabyinira abantu kakaba so nkabona ni byiza. Ariko mbona no mu Rwanda abantu batangiye kubikora, ariko nago nigeze mbiha much attention ngo
so yahoraga ambwira ngo mu munsi ngo uzaba usa neza ngo iki nkambwira uwo mwanya sinanawubona so uyu munsi yaje aturi mu kazi ati ngwino nkubwire ibintu nk'ibyo nari mfite ibintu byinshi nyine ikibazo nuko yari yambwiye ngo azabanza neguze se neza none akaba aje nsa nabi usa neza nago nyine tuguteguje nago byaba biryoshye nago aba ari surprise ewe gutya nibyo byiza nibwo uryoherwa ambwira ngo uzagusange mu rugo ngo cyangwa nzagusange ku kazi ngo ntacyo bitwaye. Wini turagukunda sheri turagukunda kandi umuvandimwe wawe we umva aragukunda pe umva ansubiramo incuro nyinshi yasigaye amamagara buri munsi ngo urabyibuka ngo ndamukunda nukuri ndabwe nukuri ndabizi nzabivuga neza kumukunda nukuri ugiye umva ko agukunda kandi siwe wenyine n'ababyeyi baragukunda n'abandi bavandimwe yambwiye ko uri umuntu udasanzwe uri inkingi ya mwamba. Kristo rero akomeza guha umugisha, Kristo akomeza guha uburame, tukomeze tugumane umuntu mwiza nka Winnie. Abantu batangira ubuhamya, abavandimwe bavuga ngo uyu muntu turifuza kumugumana, uyu muntu turifuza kumuhorana. Turakwifuriza natwe ibihe byiza, Mubwire TV turakwifuriza umugisha w'Imana, turakwifuriza gukomeza kuryoherwa, abana bawe Kristo abarinde indwara, abarinde ibyorezo, abahagarareho, bakomeze bakure neza. Bakurara abana bashimwa n'abantu ndetse bashimwa n'Imana. Uburinzi bukubeho kandi umuryango aho uri hose uko mumeze Kristo abarinde akomeze kububaka kugeza igihe nyine muzaba muri hamwe. Ego turabakunda turabifuriza ibyiza.